iya namba 1 bimeze bite skia cyakoze iri kwaka bisanira ryanandaka iya Mr. Kagame nasine kabagereho twirebera episode ya kabiri bakise Cypher upangire tondo munyindi kapanye kasimbuze jeep umenye ko sibyo aya basi ndacyari namba 1 banyitaroki abanzi ubundi nago bangereranya abamenye nago bancudikanyaho acyayobora bagakurikira sibyo bibutsa kari rya jambo kurindi bakubita ongeri kofi ibubas gisazi kindera wowe karirimbo kisa na mitima tondo munyindi kapanye kasimbuze jeep umenye ko nta kinyarwanda mbere yari ibu maka YouTube channel skia sayini nabari hanze mube muretse ibyo mwari murimo hano hantu hagiye gushya nagahinja bella 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 no muteza bella 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 nigitumwe bella 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 nagahinja bella 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 kano ka inja gatoya kano ka inja gabowe kano ka pimbisha fimbo gateta gasteti aka kano ka inja gatoya kano ka shituri mfizi kano gatera masfresi kamaze moshomzi aka maka YouTube channel muri la system abano maka namba kabela bella 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 yeah nagahinja bella 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 no muteza bella 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 nigitumwe bella 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 nagahinja bella 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 iya tombora irakomeje muri dunia yote wibutsa no gura dunia yote wibagirwe kura mu mufuniko wawe ushobora gutsindiramo televiziyo amatelefoni iki n'iki byose sibyo dunia yote ndetse nawe utararangururaza kubona nimero publicité nirangira urangurire kino kinyobwa sinzoga urangure kino kinyobwa abakiriya bawe ubegereza amahirwe bitomborere amahirwe koko aza rimwe mu buzima wazanye ikinyobwa dunia yote yegereje abanyarwanda andi mahirwe tombora iby'agaciro binyuze mu kinyobwa dunia yote banyarwandakazi bakunze b'ikinyobwa cyacu aya mahirwe ntabacike mu gihe cyose uguze ikinyobwa cyacu uramenye ntujugunye umufuniko kuko ariho hibereye amahirwe 1000 yo kuba watsindira ibintu by'agaciro nka televiziyo telefone decoder za Canal Plus amagare casque za moto n'ibindi byinshi icyo usabwa nta kindi wowe nyarukira hacuruzwa ibinyobwa hose mu gihugu maze wisabira ikinyobwa dunia yote nawe winjire mu bandi banyamahirwe nyamuneka aya mahirwe ntabacike kuko abinkwakuzi ibya mbere batangiye kubyibikaho dunia yote genda waziye igihe koko ngiye gutangira kujya nyingwa ndebe ko natombora ikibazo boss ntazabimpa zavuga ngo we turakorana sha icamake sibyo nuko twatangiye aba FBI batatse ahantu sibyo kakaba hasanze do ndaceka bangizeho robot bags nta mirambo bakeneye hano FBI open the door kigura umuryango preach barawuturitsa kagabo basanzemo telefone kayishyize muri mikoroonde karituritsa basanzemo igipapuro kirimo amakode bahamagara inzobere muri deciphering cyangwa se mukuramo ayo makode ibasha kuba yabisobanukirwa inzobere ikiye kuze yafotoye cya gipapuro itahana kopi uburyo butemewe twabibonye sibyo babashinzwe umutekano hari igipapuro
rupapuro bose baturitse twabibonye sibyo aba agent 8 babipfiriyemo mugabo atangira kugenda agenzura uwo yakuye witwa Philip Washington mugabo nawe bamushotse igishinge bamushyingura ari muzima vuye mu isanduku twabibonye nuko dutangiye kana kari kuri yari yambwiye ngazahamagara papa kana mundi yaramagaye mama arabisha ntabwo nashakaga ko papa agenda ndabizi ikakana kazi ko papa yapfuye gusa n'ubundi imodoka irongera mugonga kiva rusororo papa yari yambwiye kari bumamagare kabisubiramo yarahamagaye ahubwo kuko papa yatandukanye n'umugore umugore ari kwangisha umwana se yanze kubimubwira wibuke bari bapanze kujya kureba filime ya Rocky katurore bimeze bite wibuka izi filime usanga ku Gasobanuye films.com website y'ubwenge koko wishyura amafaranga make yawe ukareba ukwezi kose wirira isi ndangiza kuyisobanura itigera mu minota 2 kuri website nuko tugatangiye banyise Rocky abanzi ubundi ntabwo bajya bangereranya bimeze bite rero nuko tugatangiye umugabo niwe wenyine wabashe kubona rwa rupapuro ndetse urupapuro rw'amakode yaratangiye kugenda huza izina rya mbere ko muri rupapuro yasanze ari umuntu witwa Gordon Jimmy yarapfuye hashize amezi birapfuye uwa kabiri yasanze nawe ari gupfa umugabo twabonye bamugonga akivanwa rusororo bimeze bite bari bamushyinguye ari muzima ese rupapuro ruri hiki rwanditse mu makode bamwe bararureba bakavuga ngo rwanditse rurimo igishinwa hieroglyphe bimwe by'abanyamisiri bya mbere iki n'iki ikiratini mbega bakeneye umuntu wa danger ndetse yagiye arimo ibishushanyo ku buryo ari amakode ahambaye bakeneye inzobere kuko ayo makode yayagira gute gusa sinzi bararukora urupapuro FBI butuvugana urupapuro ntarwo ifite bimeze bite wicara hamwe utuza gusa kuva rero ko wagafashemo nta mayobera ngiye niyemeje kujya mbaha filime ukagira ngo uri kuyireba mu kinyarwanda ijambo kurindi ayizo njya mbona gere Cypher ko bakize nage akorino tufu yaratugaruke hano sibyo wa mugabo bagunze turi nguyu bamwita ndiwe Will mugabo turuka bamugonga yakangutse yisanga mu rugo rw'ininja kaho kiva rusororo yagunzwe Good, you're up. byiza kukangutse mukobwa tumuzi Careful. Jingiseri 1 Hurt your wrist pretty bad. wakomeretse cyane ku kaboko kawe Where are you? urinde se umve I'm Claire. banyita Claire Where the hell am I? ndi hehe You were in an accident, and wakoze impanuka I hit you. ninjye wakugonze I ran a red light, didn't I? nari mviyoye feruje I ran a red light Sorry, that was my fault. I take amakosa nanjye ninjye ruviyoye feruje paying attention. ntabwo nari ndi kwita ku bintu nyine yatwaye nyine ahuzagurika yihuta I'm sorry, I gotta urabizirika ngende go. ntagutinda mu rugo rw'umukobwa burya You're on purpose. nakugonze mbishaka kuki nakugonze mbishaka What did you just say? uvuze ngo iki The accident. iriya manuka It wasn't your fault. ntabwo ari wari wakoze ikosa I had to do it. nari mfite kukugonga Save your life, Will. bwari bwo buryo bwonyine bwo gutabara ubuzima bwawe Will My name. uzi gute izina ryanjye yitwa Will umukobwa utuje adahubuka atuje aricara I know a lot more than just your name. nzi ibirenze n'izina ryawe ariko I know where you live, nzi aho utuye what car you drive nzi imodoka utwara kari niyo uzuruka for a living, nzi icyo ukora ngo ubeho and I know there are people looking for you, nzi ko hari n'abantu bari kuguhiga and I couldn't risk you falling into their hands. kandi ntabwo nari gutuma ujya mu biganza by'abantu bari kuguhiga To save my life. wamuginge wangonze ngo unabare uri kunyica You were already dead. n'ubundi ariko wari wapfuye You just didn't know it. ikibazo ntabwo ubizi ko wari ugiye gupfa They had you driving to, ahantu bari bakubwiye ngo utware ugana they were gonna kill you. iyo ugereyo bari kukwica ubwira ari kuri telefone bamubwira ngo ngwino hano ngo ngwino hano ngwino hano So what else do you know? n'iki kindi uzi umukobwa utuje Also aware that you might have access to a certain document. nzi ko nanone ko hari document ushobora kuba ufiteho access
dokima You got the wrong guy, okay? wanyibeshyeho I don't know what the hell you were talking about. ibyo uvuga ntabyo nzi Who said anything about a list? iyo liste nayo nzi liste ninde wayivuze I mentioned a document. njye mvuze dokima Anything about a list. ntabwo nigeze mvuga liste ahubwo uyikuyehe weho uyivuze I gotta go. mfite kugenda ni umukobwa utuje udafite ubwoba udahubuka uretse ava yatuje buriya guhubuka no gusara ni bibi umukobwa arako yamwandikiye In case you change your mind. nuhindura ibitekerezo byawe uzampamagare dore ngiyo nimero yanjye iba no muri momo nta mukobwa waguha nimero ngo ntiyibagirwe Won't stop until they find you. umenye ko abaguhiga batazigera bahagarara mpaka bakubonye uyu musore umukobwa arabwira ati nagutabaye ahantu bari kuguhamagara ngo uki bari kukurangiza katururi umukobwa ngo yamugonze ngo amutabare Gonna cry fun. It's Steve's family. Nagiye gusura famille ya Steve. I imagine it's not easy for them. Ndabizi ntabwo biboroheye. Steve ni wa mu agent of your FBI. To say the least. I can't imagine. Ndabyumva rwose. Kujya kuri famille yagize ibyago urumva ntabwo biba biboroheye nawe buri cyo babwira. Thank you for doing that, by the way. Gusa wakoze kubikora. Afande. Alex Mays' wife just arrived. Umugore wa Alex Mays ari hano. Alex Mays ni cya kibe twatangiye kirasa bagifashe. Reka njye kumwihatira ibibazo. Afande afa yagiye kumwihatira ibibazo. Cya kibe kirashe. Wibuke bajya kukirasa cyaravuze ati ngiye umugore wanjye n'umwana musaba amafaranga. First off, my condolences. Mbere na mbere condolences. Ni wa mugabo wirashe w'ikibe. Dore umugore wacu. I don't know what to say. It doesn't. Sinzi icyo navuga. Nibyo muri kuvuga nibisobanutse. Alex was a good man. Alex yari umugabo mwiza. Husband. Ndetse yari umugabo mwiza. A good father. Yari umubyeyi mwiza. I don't understand. Simbyumva. What can you Ubwo mamuvuza nga hari umugabo mwiza, hari umugabo mwiza. downtown? How long you been working there? Who hired him? Ese umugabo wamaze igihe kingana iki akora hariya ntiwamuhaye akazi? The first time I heard about the warehouse incident is when you first called me. Ibya iriya warehouse mwamusanze munabyumvishe bwa mbere mumagaye. Husbands. Where did you think he was working with? Ese urakeka umugabo wayakoraga yiki? In Pasadena. Njye narambwiye ko akora Pasadena. Muri recovery center. We would have lunch there every Thursday. Buri wa kane twajyaga kuryayo. Marta, your husband was working for some very bad men. Marita umugabo wawe yakoreraga abantu babi cyane. I assure you, if you keep anything from me, I will find out. Kandi ngumenyesha ko nugira n'icumisha nzakivumbura. Umve. I tell you what. Reka nkubwire. Take my card. Fata ikarita yanjye. Go home tonight and think Ukiri ijoro mu rugo utekereze. about anything you might have forgotten. Utekereze ku kintu waba wibagiye kutubwira. Sibyo? I will. Ndabikora. I promise. Ndagusezeranya ndabikora. Byiza. Because I want you to help us figure this whole thing out. Ndagira ngo ngufashe nawe usobanukirwe ibintu. Blackmailing your husband. Wabona umugabo we bari no kumukoresha ku gahato. What I don't want you to do is lie to us. Because if you do, Sinshaka kutubeshya kuko nutubeshya. things could get very bad for you. Do you understand me? Ibintu bishobora kuza kukugora. Uranyumva? I would like to retrieve my husband's remains and hold proper burial. Can you help me? Well, I'm afraid that won't be possible, not for a little while. Yeah, Royi kari kutubangamira banguka Royi. Yeah. Can I say goodbye? Can I see? None se basi umugabo wanjye mwamunyereka nkamusezera. I'm afraid I can't allow that to happen. Ibyo nago nakwemera ko biba muri kano kanya. Your husband's body is undergoing a series of tests, actually, at another level. Umugabo wawe murambuye bari kubanza kuupima. If it was up to me, Iyo biza kuba n'icyo bihitamo. I would, but Nari kukurega ukamureba. Ariko sinjye. I'm sorry. Babarire. Now, what I can do, Icyo nakora ni And I don't recommend you look at them due to their graphic nature, but show you some fun. nubwo nakugira inama yo kureba ifoto y'ukuntu yirashe ariko wahitamo yinyereke areba ifoto y'umugabo ukuntu yapfuye bano barabanza hari areba kamera ukuntu zimeze baba mwumva kuri kamera nyine kavuze kagiye kwerekana ifoto bazana ifoto urakoze Lace bazana ifoto bereka umugore bebe kira reba umugabo wawe ukuntu yapfuye nk'imbwa sha yarayanze kuyamenera igihugu yapfuye nk'urwihebe uyareba umugabo w'ukuntu yirashe Who's this? uyu ninde se umve I'm sorry. wiki This is not my husband. uyu ntabwo ari umugabo wanjye reka
cya cyebe kirashe cyitwa Alex Mace ntago ngukurikiye. Okay umugore agira gutya rebe. This is my husband. Uyu niwe mugabo wanjye bamwita Alex Mace. Aramubereka atandukanye na cya cyihebe, baratandukanye. bivuze ngo kira cyebe gishobora kuba cyari cyarabeshya amazina ko cyitwa Alex Mace. Ku mugore avuga ati umugabo wanjye yitwa Alex Mace ariko ntago ari icyo kigabo muri kunyereka kirashe. Dore muzuka ari hakurira uyu mugabo we bukavuye mu irimbi rusorohoro yavuye ninjoro. Igihugu cyose kizi ko yapfuye. Katorore urabizi umuntu yapfuye bamushyingura mu gakote bari bamushyinguyemo nikacyambaye, bamushyinguye mu gakote nyine bahita bajya muri Mika Fashion bagakurayo agasuti ubwenge bakakugushyinguramo. Ngiye nta kibazo mfite cy'ukuntu muzanshyingura kuko nzapfa nyuma yanyu. Just discovering this now. Can somebody please tell me how this happened? Gute tubifumbuye none hari uwambwira uko byagenze? Tests are not that hard. Come on, bullshit. Twapimye DNA ibyo nubusa. Tell report I'm wrong with that test. Ndashaka kumenya iki tagenze neza muri zo test. Corrupted Alex Mace's identity. Bisa nko hari umuntu wahinduye ibiranguriya muntu. Security, ID. Agahindura iby'umutekano we iranga muntu se ibintu byose. Accounts were hacked. Ndetse n'imbuga nkoranyambaga ze bari barasihakinze byose barabishyize kuri kiriya cyihebe. The only thing they changed. Mbega nk'uko umuntu yaza akakwiba ibikuranga byose akabyiyitirira nta na kimwe asize. Yeah, and I contacted Boston College to see if they have any photos of him. Namagaye Boston College aho yize turi mbara amafoto baba bafite. Kiresha igisubizo. Another round of DNA test. Twongere se tubwire kuri Rwanda Forensic Laboratory bongere baraninge DNA test bazongere bapime barebe. Run it through CODIS this time. Kuri inshuro bakoresha CODIS. Niko demara byumva CODIS nago busy bari abantu bapima muri Rwanda Forensic Laboratory ubwo barabyumva bakorera Kacyiru bapima n'amasani ibintu byose barapima. Nahabereye icyakumbe hakunino. Mikorojena asigaye yicara ku muhanda arasabiriza. Yabaye wamfunguriye. Yazano. Kwisaka n'amafaranga afite yo gushyira muri tuvugane ngahamagare. Kandi ningagari ngari mu gasuti. Si buri wambaye isuti wese ngafite amafaranga. Could I ask you a favor? Gusaba gafavere. Long night. Ijoro ryakubanyerereza. You could say that. Cyane ko wabyita. What makes you ask? Kucyo bimbashe? Oh, got a cut on your face. For starters. Wakomeretse ku isura. You got that bandage on your wrist. Ndetse ufite na bandage aho ku kaboko kawe. Birabipfuko. I'm gonna give you this jacket. It's very expensive. Kugwari no kote rirahenze. I just need $1. Wowe nguriza $1 rimwe utwara ikote. It's not my style. Iryo kote ntago ari style yanjye. You think you can just buy me with a expensive jacket? Urumva wangura ikote rihenze mwana. You rich people. Mwabakire mwe. You think we're for sale just because we... Mukeka ko twigurisha uko turi abakene. $1. Nkeneye $1 rimwe. You know what it's like to need $1? Zuko bimera gukenera $1 rimwe wari buzerika. Tabizi. Ngo ni mikorojene. Cheka ko umuntu wamugura ngo nuka akeneye ati nkorera iki. We. Not finish. Nago ndarangiza kuvuga. Ni wamfunguriye urebe. Gutanga nago bisaba kuba ufite ibintu byinshi bisaba kuba ufite umutima utanga. Ati $1 rimwe sha. Ariko yatinze uko bimera kuburi $1 rimwe. Fata. Bura nanjye nzo kubona inzara iryana niyo mpamvu umuntu wese unsabye ibiryo. I'll give you back your $1. $1 ryanjye ari gusubiza. And more. Uregerezeho. Just give me back my $1. Uzansubiza $1 ryanjye rimwe. I don't charge interest. Ntago ndi banka isaba inyungu iyo yaguha amafaranga. Just like to need $1. Mubwiye ko nguhaye iryo $1 kuko nzi uko bimera gukenera $1. Ndetse nzi nuko bimera kubura ibintu byose wari utunze. Umusaza wicaye hano. Ati nguhaye $1 kuko nzi uko bimera kubura $1. Ntago ndi bank icharginga interest. Oya. Charging inyungu wetwara witurize. Abana nawe yaringagara gakubitwa. Allo? Hello? Hello? We know FBI. Wibuka niwe rurangiye akazi Will Scott amurangira ikiraka amubwira ati ngwino udufashe gukura code mu rupapuro twabonye. Will witwa Kat. It's me. Ni jewe. What the hell, Will? Will Nyagasani. Umuntu bari basiko bashinguye ejo. Have you seen Anna? Wabonye umwana wanjye Anna? Isemeze neza. Yeah, at your funeral yesterday. Ejo namubonye ku kiriyo cyawe. Nyagasani. Mugabanga. Yari yarakaye. What kind of question is that? Of course she's upset. She thinks you're dead. Cyo kibazo nyabacumba se nyiri umwana we yari yarakaye kuko yapfuye. Right now, listen, I need to make sure Anna... Ndashaka kumenya ko umwana wanjye Anna amayinite ahita mushirana. Ahita mushirana nawe urayazi bagito. Siki.
ariko yarumiwe je agiye gushyingura Will Scott yumvishe Will Scott amuhamagara katurore uyari hano telefone irafusona Kurt Yeah. Yego Ask you one serious question. Yego kubaza ikindi kibazo kiri seri Who else have you contacted and who else knows you're alive? ninde nduhamagaye ninde ndusukuri muzima niwe wenyine But we're going to keep it that way. bikomeye gutyo n'ukintu tubwira Find you. ngiye kuza kureba tubikemure I'm downtown. gende mujyi rwagati Santa Fe and 7th. corner of Santa Fe ni hari Okay, there's an old parking garage. uyatangira kumurangira hari ahantu hari parikingi 7th and Western. I'll meet you inside it. umuhanda wa karindwi Yeah, give me an hour. urabanza umisaha ariko Something I need to take care of. hari ibintu ngiye kubanza kwitaho Hey, stay safe, Will. And no matter what you do not... wirinde ntukiri ikintu icyo ari cyose ukora ntugire ufukisha se duhure uyu ni mushuti we ukorera FBI uyahoze akorera NSA bari baramuhagaritse muri National Security Agency NSA y'Amerika ko bayita yakoreraga Will Scott witwa Kurt yarumiwe ariko uzi kujya ku kiriyo cy'umuntu isho kumva araguhamagaye ati bimeze bite broze ikibazo bikureba ibinyamakuru hano byasohotse kora mu kinyamakuru hano abasobanuruka kubona ikinyamakuru we ibinyamakuru n'aba agent 8 bapfuye bapfiriye mu iturika twarebonye muri episode ya mbere komeza kureba ikinyamakuru kureba hano Will Scott waza akora NSA aruhuke mu mahoro nyagasani ibinyamakuru byamutangaje byamubitse Dental analysis and DNA came back without results. abantu bapimye amenyo bapimye na DNA batubwiye ko abantu batandukanye. We ran a full body x-ray. ndetse no birose twawupimye bya x-ray Prosthesis in the victim's upper right shoulder. dusanga uriya wapfuye yari afite akantu k'insimburangingo mu rutugu rwe. Surgery took place 2 to 3 years ago. bagushyize mu rutugu mu kaguru kakuma. Markings on the prosthesis itself. kano ka prosthesis niko batwita turiya tuntu tw'insimburangingo Center. We've already initiated. kaba kariho serial number z'ivuriro ryakaguteyemo. Undergone surgery, there would have been 2 working surgeons. turebye abantu bashyize mutwe tuntu Arms are harimo umuganga witwa Andy Osma. We've already yo tugiye guhera turebe match the serial numbers to the ones in our record. bivuze ngo tugiye kureba izo serial number ziri kuri ka kantu k'insimburangingo basanze muri uwo mugabo Trace it back to the... wa wundi wirashe kugira ngo bamenye iryo vuriro bamuterima ku kantu k'insimburangingo nta myirondoro basigaranye bamenye uwo ari we kuko uriya mugabo babonye wirashe kira kiebe cyari cyaribye imyirondoro y'umuntu witwa Alex Mace none bagisanzemo insimburangingo ufite serial number barashaka kujya kureba iryo vuriro ryamushyizemo iyo nsimburangingo rather than some... bamenye nyine imyirondoro ye. Provide us with any information. All right, Kurt. You may explore that avenue, but I want all other agents to stay. abandi bose bakomeye ku kazi. Guys, good work. Dismissed. mucishene unafandi katuri yisigaye hano. What's going on with you? katumeze uti wibuke kati yahamagawe n'umuntu ejo yashyinguye afite ubwoba nawe ntabwo ari kubyumva bagenzi be barabona tumeze ute mwana ko tubona utarwiyambitse ruba ari urubwa katururi uyavuye yihuse cyane yavuganye na Will Scott ko bagiye guhura ejo arabizi yaramwishyinguriye aracyari muzima ate nakubwiye ngo iriya liste n'ariya makode yayo tutarasobanukirwa hishe byinshi katururi uyavuye avayo yihuse cyane ajye kuri uko bimeze zakurino kumbe dore ku ishuri akana kari hano kapfushije papa nta byishimo gafite papa wibuke bamushyinguye ejo na bihugu ni n'abagome ejo umwana yavuye gushyingura se nta nubwo bamuha icyumweru cy'akaruhuko ugomba kubyukira ku ishuri saa moya. papa yaje kureba akana karabona kababaye ndetse mama yaje kugafata wibuka akana kakundaga papa wawe ukavuga ati papa ngiye nkunda mama ariko mba numva nakwibanira nawe kuko unera story z'ubwenge daddy uratwika iki mama yafashe akana caho papa yari yavuze ati mu misaha imwe abwira Kati mbegeraga ze kureba umwana ukuntu ameze maze n'inzoka zikunda abana bazo ntanswe umuntu umugabo nawe yararize nanjye yararize hari ibirara njye mbona by'ibisambo byakubiswe koko ariko shabikunda abana babyo njye mbibona mwana yaje hano
karababaye. Wibutse ukeneye kwamamaza kuri izi filime uhamagara ku cyicaro gikuru cy'Agasobanuye mu Rwanda. Do your favorite sandwich? Ntabwo kore ya sandwich ukunda. Nayo nshaka kurya. You need to eat, baby. Mfite kurya mwana. I wasn't hungry, Mom. Kandi nkubwiye ko nashonje mama. Nyagasani. Nyimvire. Okay. Hano nimba ari ubukene. Umwana avuye ku ishuri saa sita. Muzaniye ngo umugati arye. Ntababwira impamvu ngiye Amerika navuye nkanga kubayo. Hasi nguruke ngo nawe rero. Ntabwo nahaba. Cyakora ndagenda nkanywa agacupa. Harara ntayo. Go take a shower. Reka njye koga. Anything else before I go? Hari ikintu ukeneye mbere yuko ngenda. Kamurya sini nakana. Ifite ibibazo kabuze papa uraza ukabwa angene. Bakita Ana. Yeah. Papa yapfuye. Mbibutsa ko mwese muri kureba iyi filime namwe muzapfa. Kana karebye hano. Telefone ya mama wako. Wibuke ku munsi w'ejo papa akajya gupfa. Bari bafitanye gahunda yo kujya kureba filime ngo ya Rocky. Akana gakabaza mu batese papa ntago yigeze aguhamagara. Mama tishwi da iso ntago yahamagaye. Kumbe papa yari yahamagaye. Hey sweetheart. Yumvisha message. Ni papa we. Got a little secret tomorrow. Cyabanga ry'ejo dufitanye. Sweetie, I gotta cancel. Sweetie mfite kuri canceling ya gahunda dufite kwihagarika. Things are all crazy, but we'll reschedule. Ikira gahunda tuyimure kandi ndagukunda. I'll talk to you soon. Nzakuvugisha vuba. Yumvishe ko papa burya atabeshya yari yamwoherereje message. Mama kubera yashwanye na se yanze kumvisha message umwana. Abyeyi njya mbona hura n'umwana bite mwana. Papa sari ayasoje umureka n'umusinzi. Ni ndaye. Bira bintu ni bibi mwamubwira abana. Twigarukire muri FBI. Liz. Liz kugera hano. Do. He's a brave man. Yari umugabo ufite umutima ukomeye. Tuzamukumbura. Wapfuye. We're gonna find whoever's responsible. Turaza kumenya ninde rubiri inyuma sasa uyu mukobwa amenye hari umuntu yakundaga muri baba sura 8 byatangiye bahira mu nzu. Like he was like a brother to me. Kimwe nawe yari umuvandimwe wanjye yekuri nje. Umuvandimwe kuri nje. Yeah. Yego. Brother. Yari umuvandimwe. Ciao. Bagenzi bo bakoranaga bapfuye. Bari inshuti zabo. Ngiye nungurwa no kuba nubundi twese tuzapfa kukiyo dupfuye mu babara. None niba ari ikintu kinshimisha nukuntu nzapfa nyuma yanyu mwese muri kureba ifire. Shaka rakantu karankorera. Munyitwareho neza ninjye uzabashyingura mume no ku mafaranga ko ninjye uzabashyingura. Sweetie, I gotta cancel. Umwana akomeje kumva ya message yohererejwe na se. This work thing got a little crazy, but we'll reschedule. Ari kumva ya gahunda mbwa ati gahunda reka tuyihindura ibintu byabaye ubusazi. Talk to you soon. Nzakuvugisha vuba mwana wanjye. Daddy. Ari komeje kumva asubizaho message ya papa mama yari yarayimuhishe. Mama arayumva yari yarayimuhishe kumwe ababyeyi muteranya abana na basi. Really sorry. Arabyumva. Crazy. Wambwiye ngo papa nta butumwa yohereje. Umugore arabyumvisha agira isoni. I'll talk to you. Papa yapfuye. Okay, sweetheart. Anna. Bye. Babarire Anna. You said he didn't call. Wambwiye ko papa atigeze ahamagara. Sikwambwiye. Twana twarikuje mu iminsi. Ngaho fata telefone yawe. Hey, sweetheart, Daddy. Karongera karayipureyinga gacaho. Secret tomorrow. Yari yamubeshye. Umwana aragiyirirwa kuri sara ategereje ngo papa ze barebe filime aramubura ataha yarakariye se. Ari nabwo iryo joro yumvaga ngo papa yapfuye. Barakwereka muri iryo joro. Bari ijoro nimba ari no kumanywa sinzi yaje hano. Parika hano. Ibe filime. Yo. Will ashikura na Will Scott. Witwa Kati. Will. Mugabo igihugu cyose kizi ko yapfuye dore nguyu. Will we.
see you, but what? Akizo kubona. It's a long story. Inkuru ndende. Back to the document. Document. Okay, the where? Cyerekeranye na document. It's a hit list. Kurt. Ya document iri hariya burya ni hit list, ni list y'abagomba gupfa. I decoded the first name and then I was taken out. Nibwo nari mvumbuye izina rya mbere bahita banshyira hasi. Nabyutse ndi mu isanduku. I guess you did. Cyane. Yagasani. We need to call your director. Dufite guhamagara umuyobozi wawe. No, look, this is clearly bigger than you and me. Bino bintu birenze njye nawe. What you need to do first is icyo dufite gukora radar for a bit. ni ukubanza kuba twihishe tugaceceka. Who else knows about this? Ninde wundi uzi ibintu? Who else do I trust? Ninde wundi usa nizeye? We wenyine. An hour before meeting me. Where were you? Umaze isaha. I wanted to see my daughter. Nanikiye kure umukobwa wanjye. Aramubwiye ati ya kode rwa rwandiko babonye urimo amakode burya ngo ni hit list. Ni list y'abantu bagomba kwicwa. Abasobanuzi babwira ngo ni list y'abantu bari hit. God, why this is happening to me? It's gonna be okay, all right? Biraza kumera sawa. Calm. You need to take a breath and we'll analyze before we respond, all right? Bino bintu tubanze tubitekerezo neza mbere yuko nsubiza. Calm, okay? We need to. Nta kintu dufite cyo gutuza. There are other people on this. It's a hit list. Dufite kumenya abantu bose bari kuri la list n'abantu bagomba kwicwa kandi ntabwo basi ko bazapfa. I know. Ndabizi. Just for a second. You say it's a hit list. Who's up next? Ninde wundi ugiye gupfa rero ukurikiye? Each line requires a key. Birabanza binsaba urufunguzo. With each one, I have to start anew. Ndetse buri muntu ngatangira muri ziriya kode ndeba. Contact director. I gotta. Duhamagara umuyobozi wawe. That's the only way. Bangubita umutekano ubundi menye abantu bose bari kuri la list n'uburyo bazicwamo n'igihe bazicirwa. Got that level of protection to get this done. I'm not. Sibyo tugende mbikore ndahantu harinzwe. Uyu yari yizeye akura y'imbunda. Hey! Yagasani. Wa muntu wenyine yari yizeye mu gihugu. Mutunze imbunda. Nawe yahamagaye wenyine akabwira. Ibiki bijya mbere. I'm sorry, Will. Mbabarire Will. You're sorry. Mbabarire. Mbabarire. It's me. Mwana ni njyewe. What's happening? Byagenze bite? I didn't want it to come to this. Nanjye sinashaka kubigera hano. Get in the car. Shira mu modoka. What's have on you? Ese bagukoze iki? Yari inshuti ye. Kurt? Kadi. Do they have one of your family? Base bashimuse nk'umwe muri famiye yawe bagutegeka kunzana. Mbwire wabaye ikibi. We can fix this. Twabikemura. Please don't make this more complicated than it. Bituma ibintu bikomera cyane kurusha ahubwo. Do as I say and get in the car. Kora uko ngubwiye injira mu modoka. Get in the damn car. I don't want to hurt you. Injira mu modoka sinshaka kukubabaza. Gasani. Hey. They're not gonna shoot me. Nta kuri buze kundasa. And these people, they need me alive. Kuko abakuntumye banyeneye ndi muzima. Uyu mugabo afite ubwenge. Something, all right? This is Afite ubwenge ku buryo ari we wenyine iriya kode wabasha kuzikuramo akamenya. child for my family. Mfite kurinda famiye yanjye. Nawe usenge famiye yanjye. Safe, as long as you do as I say. Famiye yawe iraza kubitekanye n'ukuri icyo nkubwiye. I'll explain everything. Ndaza gusobanura buri kimwe. Ngwino tujyane. I'm not the bad guy here. Ntabwo ari njye muntu mubi hano. We screw them. Reka tubahagarike. You and me. Njye nawe dufatanije. Gonna go into headquarters. Tujye kuri headquarters ya FBI. Misunderstanding. Tubasobanurire ko habayemo kutamenya. And get protection. Baguha umutekano. Mva. Get your hands up. Amaboko aho nyareba hejuru. Get them up. Hejuru. Yagasani. Telefone. Umugabo yari yizeye wenyine. Nawe undebere. Hey. Eh. Yes. Yego. Yes, he's here with me. Yego turi kumwe. I'll be there soon. Ndaje vuba bidatinze. Understood. Ndabyumva cyane rwose. Yagasani. Baramumutumye. Ati ndamuzanye vuba cyane. Hindukira. Dukira. Yagasani. Hey. What happened to the Kurt I knew? Ese kati narinzi wabaye iki? Around. Ndavuze ngo uhindukira. How long you been playing both sides? Umaze igihe kingana icyo uri kirumira habiri. Put your hands behind your back. Amaboko inyuma y'umugongo. Gasani. Kora ipingu. Umugabo baramushaka. Sorry, Will. Babarire Will. Mutwe kuzuru cyawe. Punch. Fata imbunda hano. Wapi? Bose nabashinzwe umutekano. Ready? Do. Barakigira biyirukira ku mbunda, biyirukira ku modoka. Umwe ku mbunda undi ku modoka. Ndagiye uzaba barani mu gatsata. Ready? Kishene fire. Katura. Mugabaciyeho. Mugabaciyeho. Katururi. Sasu. Sasu. Yo. Baramumutumye. Nawe bakoranaga yarashinzwe umutekano yari inshuti ye. Ahisha imbunda hano. Hagarara. FBI. Sohoka mu modoka. Fata imodoka hano. Ready?
hey arakurikira hey mwanda hagati mama mutumye mbese bite ese uyu mugabo ni bande bamushaka no kuri telefone uyu mugabo nta nubwo yaragikora akazi ka leta gusa ni wenyine wabasha kumenya ko cya gipapuro burya ari lisiti y'amazina y'abantu bagomba kwicwa wibuka uwa mbere yasanze yarapfuye yavumbuye uwa kabiri kimugera asanga nawe ari gupfa ari gusamba aribwo bamushinguraga ari muzima gusa ngira lisiti iracyari y'amazina y'abantu benshi bagomba kwicwa hey kandi kugira ngo umenye ayo mazina biragoye yakurikiwe mu mujyi hagati katikati wibutse izi filime kuri BTN TV saa 9 kugeza saa 10 buri munsi. Ngoroke arisa mugabo ari kugenda modoka yamuparitse iryo hey modoka yari idunze irongera ireguka. Urebe filime uyaparika hano wari umukurikira asigaye gusa yari inshuti ye ndetse yanamaze agati bagukoze iki kiri gutuma ushaka kundangiza yaje kumureba kati ndiba yari inshuti ye kumara nanjye nubwo yifuza kwapfa si buri guhe mukingo nawe umugirire nabi katorori mugabo nuko yapfuye meze biti uyarabireba bazi ko yapfuye mu gihugu cyose n'uwo yari yizeye yaragiye guha amakuru nuko bigenze yakoze nta kindi yagufatiye telefone uyu mugabo yari afite wibuke noneho yavuganiragaho n'abari bamumutumye arayitwara zino telefone buriya ziba zibitse amabanga ntayisuyime yo muri roge sha biba bimeze kimwe buriya nayo ngiye ibitse amabanga fayo njiramo hano abanza kwanagurira imodoka kuraho ibikumwe byaho yakoze hose bataza bagapima n'ibikumwe arabazi Rwanda Forensic Laboratory bafite ukuntu bapima ahantu hakoze bagapima DNA ahabereye icyaha barapima bararenze yabanje gusibanganya ibimenyetso gature Liz yari hano ibashuti bamaze iminsi bapfuye bari mu gahinda nabo bakoranaga. Hey, I've been looking for you. Wenda gushakira hose Robert aradukeneye. Liz. Robert nafande. Something wrong? Hari kibazo? Just got back from the morgue. Mvuye muri morgue. Robert wanted me to check with his team of analysis. Barambwe ngo nje kureba ubusesenguzi bwakozwe ku bapfuye. Identified suicide victim. Cyane kuri wa undi wiyahuye cya kibe kirashe tugiye kugifata. I saw. Nabonye. So what? Ubonye iki? Saw the remains of the bodies. Nabonye ibisigarizwa by'imibiri y'abagenzi bacu. Kwibuke bapfuye baturikijwe. Ubwo nyine nizingaro hirya akaboko hirya iki niki. Gonna do anything for us. Kurakara ntacyo biri bukumarire. Ntacyo biri budufasha. Hari uburyo bumwe twabikemuramo. You know what that is, don't you? Uzi ubwo buryo? Kubabara nta kintu byahindura. I was 17 when I got the news my father passed. Nari mfite imyaka 17 ubwo namenyaga ko papa yapfuye. Stabbed twice in the chest. Bamujombye icyuma kabiri mu gituza. Dead in an alley right off Sycamore. Bamusigaho mu muhanda nyine. I can't even begin to describe the pain I felt. Ntabwo nakubwira uburibwe numvishe mfite. Life goes on. Gusa ubuzima burakomeza. Life just goes on. Ubuzima burakomeza. Goes on with or without you. Bivuze ngo ubuzima bugomba gukomeza waba uhari waba udahari ubuzima burakomeza. Had to move forward. Nagombaga gukomeza ubuzima. Police Academy. Ninjira muri polisi nditoza. Trained hard. In hopes of finding my father. Nditoza cyane mvuga ni nzafata umuntu wishe papa. And so I did. Kandi uwawishe papa kuko naramufashe maze kugera mu gipolisi. Reba Liz. I'm not going to tell you that you don't get to grieve.
ntabwo nakubwira ngo urekere ukumva ufite agahinda. Look at me. Tibariko. Use the pain. Ubwo buribwe ufite bukoreshe. Use the pain. Ubwo buribwe bukoreshe. Sibyo. Nimba ko umuntu yaduye mu kiyaga dutwara abacu tumushake. David, tell me. David mbwira. Hari amakuru yakiriye. Agasani. Iki? Hari amakuru yakiriye. Yikangamo. Peterson, you and Norville headed to Boston, right? Peterson, wena mugenzi wawe mwerekeje muri Norville. MIT connection. Twagiye kureba muri MIT ahuriya mugabo yize baracyari kwiga kuri cya kibe kirashe banze bakimenye. Full report of my death in the hour dismissed. Nonzere raporo yose ku ntebe yanjye ni muyirangiza muco. Bano baje hano. It's Kurt. He was in... Ni Kati. Nararira. Mugenzi we bakomeje gupfa. You're telling me we lost another agent? Urambwira ko twabuze undi mu agent? Pursuit of a suspect in downtown LA. Yarari guhiga ukekwa muri downtown muri Los Angeles. Agasani. Undi mugenzi wabo arapfuye. Hey, iki kirego gikomeje kubacanga. Rebe. He said he was in pursuit of a suspect. Do we know? Umbwiye ko yarakurikiye uri guhigwa. Uri guhigwa twaba tumuzi wapi? His behavior yesterday, it's like he was imyitwarire afite abona gasa nkaho scared of something. Afite ubwoba bw'ikintu icyo cyose. Sir. Yakubahwa. I'll take the responsibility of contacting his family. Kwamagara famiye y'izo nshingano rikaba ari ngiye uza kuzifata. Biba bigoye. Traffic cam footage. Meet back here as soon as. Munshakira amashefu yafashwe na kamera mu muhanda turebe yapfuye ate. Barababaye. Sorry. Sabarira fande. Yeah. Fandesige hano kirego cyabacanze ntibazi nibiki bijya mbere na ya list ubu n'ubu nta niyo bafite umuntu byibura wagerageje no kuvumbura ibiri kuri iyo liste dore nguyu gusa nawe zamwumiyeho yabuze umuntu n'umwe yizeye ni ukumubona agenda n'amakoto ukavuga ati dore ingagari sha mu gasuti yakuze muri Mika Fashion kumbe nta ngagari yirimo zamwumiyeho buri muntu ubona agenda mu muhanda bayifite ibibazo bye segeze gutya ashyira password muri telefone yandikamo kati biranga ni telefone wa mugenzi wapfuye ya kati uyayisigaranye nyine byibura rebe nimba nta makuru yayikoramo gusa nta password afite yifungura yicaye ku muhanda yicaye ibyapa gusa kure hano hari nimero y'umukobwa wamuhamagaye nako yamusigira amubwira tuzamamagare ni umukobwa wamubwiye ati ngiye nakugonze ngira ngo ngutabare kuko barashaka kukwica. Still no face detection from this angle. Na nubu nta sura nimwe turi kubona. Kurt chases his own vehicle with the suspect's car, doesn't he? Bivuze ngo Kati yari ari gukurikira umugizi wa nabi kandi umugizi wa nabi yari ari mu modoka ya Kati. So interrogated the owner of the vehicle, Kurt was twamagaye nyiri modoka Kati yamukurikiye matwaye. Avuga ko Kati yayimukuyemo mutunzi imbunda niya modoka yatse umuturage agakurikira. Willy Scott. Never gave up easy. Ntabwo yajyaga apfa kuva ku bintu byoroshye. So I was thinking. Uzicyo nekereza. Can you play back about 30 seconds? Subiza inyuma y'amashusho yafashwe ku muhanda ku masegonda 30. Aho ngaho. Urebe. Uri gukurano yitonze. Urebe filime. Fleeing an FBI agent only to spend the last few moments at his side. Umuntu wari uri guhunga ni gutegarutse kongera kagaruka ku modoka y'umuntu wari kumuhiga. call for backup. Kuki atamagaye ubundi umusada? Personal affair. Bisa nkaho byari ibibazo bye bwite. Off the clock pissing contest. Gone too far. Bisa nkaho bamurakaje bikagera kuri. You look like a close pair. Uriya muntu ariko mumukurure neza twitonda. Zoominga.
barariba kamera Serious. urabona ikiriza Grief. Regret. Wait a second. Is uretse gato cryptographer? bwana ntabwo ari cryptographer wa musore wacu Will ntabwo bishoboka The guy died 2 days ago. hashize iminsi 2 uwo nguwo wapfuye cryptographer ntabwo yaba ari we I suggest we ask his family a few more questions. urabizi tujye gusura famiye tuyihate ibibazo That doesn't make any sense. mu byubero bye ntabwo bisobanutse hari igitekerezo kirenze ufite I think so. ntacyo ufite Guys, tujye kubaza famiye ye ko bimeze uyu we kamera yakuriye nabi wa musore wacu Will Scott bamwe baravuga ati amaze iminsi 2 yarapfuye afande akavuga ati ariko ko mbona amaso ari abamuwagira ngo niwe ko wagira ngo niwe Katorori Yeah, it's in the repair shop. No, I should have it back tomorrow afternoon. ya ejo nimugoroba nibwo nzabigarura ni wa mukobwa twabonye Claire hano arakumangirwa uyu niwe mukobwa wagonze Will akamubwira ati Will hari abantu bari gushaka kukwica nakugonze ngira ngo mbagutabare batakwica ese uyu mukobwa ni muntu ki ahuriye he na kiriya kibazo ku buryo agongura musore akanamubwira ngo yashaka umutabara uyu we ni muntu ki ni Claire uyamaze kubona ko aba yahungiyeho b'inshuti ze muri FBI ntacyo bamufashe bashatse no kumwica yagarutse kureba wa mukobwa bita Claire yarero ko nk'ibisanzwe amuzi ntabwo bamugereranya bamumenye ntabwo bamushidikanyaho ukeneye kwamamaza wamagara ku cyicaro gikuru cy'Agasobanuye bakita Rock Entertainment Imana ibamugisha ndabakunda cyane tuzabonane ku munsi w'ejo